rero Giselle ni Imana yaguhaye Patrick, ni n'Imana navuga ngo isigaranye nawe, ni n'Imana y'ibyo twatakaje. Bene data, ubuze umwana wawe ungana kuri umugabo nkuriya waraba, ubuze umutware wawe umeze kuriya waraba. Bene data, dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, amen. Patrick tuzongera duhurire muri wa mugwa. Mu gihe gitoya, navuga ngo gito, nabashije kumenya Patrick, kitari kinini, ariko ndumva hari umuntu umenya igihe gitoya ariko ukamubonamo izo mbuto, ukamubonamo icyo yashoboraga kuzavamo kinini ndetse n'icyo yagiye avamo. Amahoro se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'umuryango, wowe bizeye, wowe ureba mu itangira ukamenya iherezo. You are an eternal God, uri éternel Dieu des armées. Umwanditsi w'umubwiriza yaravuze ngo you have set eternity in our hearts. Wafashe eternité uyishira mu mitima yacu. Mana, tuzi ko Patrick nubwo atakiri muri uyu mubiri ariko yarakumenye Yesu, arakwakira nk'umwami n'umukiza we, ashira eternité mu mutima we. Niyo mpamvu natwe uyu munsi nk'abera bateranye umuryango twongeye guhurira hano tugusaba ihumure, ngo ni wowe duhumuriza kugira ngo tubone ko duhumuriza abandi bose bari mu makuba. Humuriza ababyeyi, humuriza umufasha, humuriza umuryango wose, humuriza abahafi n'abakure, humuriza urubyiruko, humuriza urungano, uhumurize Yesu we, uhumurize abasaza, uhumurize utange iryo humure. Kandi turakwinginze Mwuka Wera w'Imana uzubane natwe, uzutange ihumure ko amagambo arashira ariko ni wowe ujya ubasha gukiza umutima ukomeretse. Tuguhaye icyubahiro hano hantu mu izina rya Yesu, amen. Turabakiriye mu nzu y'Imana, uko babibabwiye. Ndi Apotre Mignonne, nkaba naragize umugisha wo kubasha kwakira Sebineza Patrick ndetse n'umufasha we Giselle. Mu gihe gitoya, navuga ngo gito, nabashije kumenya Patrick, kitari kinini, ariko ndumva hari umuntu umenya igihe gitoya ariko ukamubonamo izo mbuto, ukamubonamo icyo yashoboraga kuzavamo kinini ndetse n'icyo yagiye avamo. Ariko ijambo ry'Imana mu Baroma haravuga ngo iyo Uwiteka atadusigariza imbuto tuba twarabaye nk'Isodomu n'Igomora. Rero icyo nababwira nuko Imana ni Imana y'abo dufite, ikaba ni Imana y'abo twatakaje, ikaba ni Imana y'abo twasigaranye. Ibyo bintu bitatu byose birakora. Abo dufite niyo yabaduhaye, abo twatakaje n'ubundi ni Imana yabo kandi nayo yabaduhaye, ariko nabo dusigaranye iracyari Imana yabo. Mu bintu nabonye, sindi muto, sindi na mukuru cyane, ariko ikintu maze kubona nuko Imana itagirekeraho, igigira ibyisigaza. Rero Giselle ni Imana yaguhaye Patrick, ni n'Imana navuga ngo isigaranye nawe, ni n'Imana y'ibyo twatakaje. Ndumva mu Baroma 14 ku murongo w'8 haravuga ngo ni Imana y'abazima, ikaba ni Imana y'abapfuye. Yeah, he's the Lord of the living and the Lord of those who died. Ntabwo ari Imana y'abariho gusa, ariko ni n'Imana y'abapfuye. Ni kuvuga ngo rero Patrick ashobora kuba atari muri uyu mubiri, ariko iyi ni Imana ye, ni Imana y'abariho, ni Imana y'abapfuye. Arangije aravuga, umwanditsi w'Abaroma Paulo aravuga ati rero niba ari Imana y'abariho ikaba ni Imana y'abapfuye, ati noneho turiho ku bwa Kristo, nta nubwo turiho ku bw'abandi, turiho ku bwa Kristo. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo muri we, haleluya. Ndumva yarageze aho Paulo, reka mvuge wenda mu byakozwe n'uma ntaragera kuri Paulo na Dr. Luka, baravuga ngo in him we live, muri we turiho, muri we turakomeza. Ni kuvuga ngo niba turiho kubwe. Noneho Paulo waravuga ngo si jye uriho ahubwo ni Kristo uri muri jyewe. Ni kuvuga ngo rero if we live for him. Kandi niba tupfuye ariko nabwo turabi. Yesu ashimwe. Rero turahumuriza umuryango wose muri iri torero. Gupfusha ni ikintu kitoroshe. Migani 14 kadusome. Migani 14
aravuga ngo buri mutima wose wiyiziho uwawo mubabaro, buri mutima wose wiyiziho uwawo mubabaro, ngo ndetse n'umunezero wawo nta muntu washobora kuwinjiramo. Buri mutima wose wiyiziho uwawo mubabaro. Ubu ngubu hari umubabaro w'umufasha, hari umubabaro w'abana, hari umubabaro w'ababyeyi, hari umubabaro wo kwa sebukwe na nyirabukwe, hari umubabaro w'impande zitandukanye, ariko buri mutima wose wifiteho uwawo mubabaro. Umufasha arababaye kuko abuze igice cy'ubuzima bwe, as young she is, ariko nanone n'ababyeyi baravuga ati tubuze umwana, naho yashatse baravuze ati tubuze umukwe, abakoranye nawe, abiganye nawe, abaririmbanye nawe, abantu bari hano babanye wenda mu makora aratandukanye, babuze umuvandimwe. Bene data, uwo mubabaro rero nta muntu washobora kuwupeza ngo ushobore, ariko Petero hari ijambo yavuze, umugabo witwa Petero, reka tuhasome vuba vuba. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:24, haravuga ngo kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Iri ni ijambo rigoye kwakira, ngo ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ubwatsi, ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka. Ubuzima bumeze nk'indabyo. Indabyo ni nziza cyane, indabyo zirarabya, zikarabya nka ya nkoni ya Aroni ukuntu yigeze kurabya. Nk'uko mubona izi ndabyo zirabye, niko ngo ubuzima tugira bubaho. Rero habaho ubuzima bwo kurabya nk'indabyo, hakabaho n'ubuzima bwo kuma nk'igihe indabyo zumye, hakabaho n'ubuzima bwo gupfa nanone igihe indabyo zipfuye. Iyo umuntu akireba indabyo, niko Petero yavuze ngo bimeze nk'ubwatsi bw'indabyo. Indabyo urazibona, ukabona ubwiza bwazo, ukabona umutuku, ukabona papo, ukabona ibintu byose, watangira kuzishimira mu gatoya, ugasanga mu kanya gato zirumye, mu kanya gato zamara kuma zikaba zirapfuye. Ibyo byiciro uko ari bitatu ni ibyiciro byo muri ubu buzima, ni ibyiciro bitoroshe na gatoya. Aho iyo ubuzima butoshe ni igihe Imana ikugirira neza, Imana ikaguha kubaho, ikaguha kunezeza ababyeyi bawe, ukanezeza Imana muri iyi si, ukabasha gukora imirimo ugomba gukora muri iyi si, indabyo zigitoshe, ugashaka, ukabyara, ukabaho neza, ukagira umuryango mwiza, ukabasha kubana na bene so amahoro, ukabasha kuba muri sosiyete urimo ukayibamo neza. Ubwo buzima buba burabye ni nk'indabyo zirabye, nk'uko Petero yabivuze. Aravuga ati ariko mu kanya ko guhumbya, mu kanya gatoya ujya kubona ukabona za ndabyo zirakudesevi. Bene data, iyo twakiriye indabyo mwese murabizi, turishima cyane, turanezerwa, ariko mu kanya gatoya ugasanga zirumye. Watangira gushakisha uburyo uzuhira muri kwa kuma kwazo zikaba zirapfuye. Rero agereranya Petero ubuzima nkaho bimeze gutyo, mu kanya gatoya. Ubundi Patrick ni umuntu twumvaga dukeneye, ababyeyi baracyamukeneye, sosiyete iracyamukeneye, igihugu kiracyamukeneye, amatorero aramukeneye, umufasha we cyane cyane yarakimukeneye, n'ababana baramukeneye. Ariko mu gihe atangiye kurabya, mu gihe imiryango inezerewe, mu gihe imiryango yishimye, Patrick baragiye. Ubuzima bwumye ni indwara ziri muri iyi si, ibibazo bitandukanye tugenda duhura nabyo, ni nk'igihe indabyo zitangiye kuma. Hari abantu muba mwirirwanye mu kanya gatoya, ukumva stroke, ukumva ari muri koma, ukabireba ufite amafaranga, ufite buri kintu cyose, utazi icyo wakora. Ariko nubwo ubuzima bwo muri iyi si bwuma, nubwo bubasha gupfa, ariko dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, dufite Imana itanga ibyiringiro, dufite Imana nzima. Yesaya yaravuze ngo ni ukuri Imana, uri Imana yihisha. Hariya muri Yesaya 45:15 aravuga ngo uri Imana yihisha. Hari ukuntu umuntu yibaza ukuntu Imana yihisha, ni ukuri ikatwihisha. Ahantu twabaye kera ni nko kuvuga ngo abantu bajyaga bakina imikino, umuntu akakwihisha n'undi akakwihisha. Hari ukuntu Imana yihisha, ijya yihisha abahanuzi bakomeye, ijya yihisha abashumba bakomeye, ijya yihisha abantu bafite amawono akomeye cyane, ikabihisha, kuko ari Imana yihisha. Iratwihishurira ariko gitina twihisha, no mu rupfu ijya ibasha kwihisha, ikihisha koko. Ariko n'umuhanuzi Elisa yarabivuze, wa mugore wari umeze neza, afite ubuzima bwiza, umukire w'umushune mu kazi, amaze gupfusha umwana wari utangiye kugira ahantu hashimishije, umusore wari ubyirutse ngo ari mu murimo w'abasaruzi, mu kanya gatoya ngo ataka umutwe,
ataka umutwe buriya wabona hari ingwara imaze n'imyaka, ariko gutaka umutwe mu kanya gato umwana barapfuye, apfira ku bibero bya nyina. Nanone turashimira Imana yuko ntabwo binejeje, ariko turashimira Imana ko Patrick ataguye ku gasozi, umuryango we wari uri kumwe nawe. Ariko nanone urupfu aho umuntu yagwa hose rurababaza cyane, n'ibintu bitoroshe, n'ibintu bitumvikana. Wa mugore arakinga urugi, aragenda ajya gushakisha umuhanuzi Elisa. Amaze kumugeraho byagenze gute? Yaramubwiye ati madamu, ibi bintu Imana yabimpishe. Yari umuhanuzi ukomeye Elisa, Yesu ashimwe cyane, sibyo Reverend yari umuntu ukomeye cyane. Ariko byagenze gute? Ntabwo yabimenye nubwo yari umuhanuzi ukomeye. Hari ibintu n'ukuri Imana igihisha abantu, niyo mpamvu bigaragara ko turi abantu, niyo mpamvu bigaragara ko twe turi ibikoresho bifite ahantu bigarukira. Hari n'ibintu tubona tukabyerekwa pe, tukabibona umuntu akabona ibintu ariko akumva biri flu, akumva bishobora no kuvaho. Ni bingahe twagiye dusengera dusaba Imana ngo ibikureho ariko ntibyavaho. Ariko Elisa aramubwira ati ibingibi Imana yabimpishe. Ariko tukagira ibyiringiro muri Kristo nkuko twabivuze. Amen. Umwanditsi w'Abaheburayo tutazi, abantu bajya bakeka ko ari Paulo. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze amagambo mu Baheburayo 11 ku murongo wa 10, aravuga ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse, haleluya, ikawurema. Nivuga ngo nubwo tuba turi muri iyi si ni nka rukarakara, mbega Bibiliya yo ivuga yuko tusa nkaho turi mu ihema riri temporaire, ni ihema nka rukara, mbega ni ibintu biri temporaire. Nka kuriya murabizi neza ko n'umujyi wa Kigali utanga ibyangombwa, ugatanga ibyangombwa biri permanent, ariko hari ibindi batanga by'ibintu bizakurwaho igihe icyo ari cyo cyose. Ntibaguha igihe, bashaka kuguha imyaka 5, bashaka kuguha 2, bakakubwira ati ube ready anytime, ibi bintu wubatse bishobora gukurwaho umwanya wose. No muri iyi si rero Paulo yandikira Abikorinto nanone yagerageje kwerekana ko turi mu ihema, ntabwo turi ahantu hashitse. Ariko uyu mwanditsi w'Abaheburayo wavuga ko nubwo turi mu ihema iki gihe, haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse, haleluya. Hari umudugudu Imana yiyubakiye, ntabwo yakoresheje abafundi, ntabwo yakoresheje rukarakara, ni umudugudu yubakiye abakiranutsi, abantu nka basebi neza, haleluya. Namwe mwese abazapfira muri Kristo Yesu, haleluya. Imana ishimwe cyane. Wo n'umudugudu wubatswe, ngo maze kubaka yarawuremye. Kurema ni ikintu gikomeye, irawutegura, haleluya. Yesu ashimwe. Ngo abo ngabo rero bawutegereje, bajyaga bategereza, ngo bagategereza n'ibyahanuwe, bagategereza n'amasezerano. Ngo ariko nubwo bamwe bapfuye batarabibona, ngo nubwo bapfuye batarabibona, ariko aho bajyaga bategereza habahaga ibyiringiro byo kurenga ibyo bategereje inaha, haleluya. Ngo abo ngabo bajyaga biringira Imana, haleluya. Ngo kandi bari bafite impamvu zo gusubira aho bavuye, ariko ngo Imana nayo rero imaze kubona ko bayitegereje neza, ngo ntabwo yigeze igira isoni zo kwitwa Imana yabo, haleluya. Rero abo bantu barahari, abo bantu bategereje barahari. Icyo nababwira nuko Imana ishobora kuzura umuntu, ibyira bishoboye. Lazaro yarazutse, ariko nubwo yazutse yarongeye arapfa. Uriya muhungu w'umushune mu kazi yarazutse, Elisa musengeye, ariko yarongeye arapfa. Ariko dufite umuntu umwe wapfuye arazuka ntiyongera gupfa, uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti, haleluya. Hari abantu benshi barazutse, amen, haleluya. Dufite umuvandimwe wacu Mama Domitira yarazutse, ariko azongera rimwe atahe, ariko Kristo, haleluya, Yesu ntabwo yongeye gupfa, yarapfuye pe, ariko ntabwo yongeye, haleluya. Abantu bagiye bazuka barongera barapfa, ariko niba Kristo atarongeye gupfa, bene data dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, amen. Patrick tuzongera duhuriye muri wa mugwa, muvuge ngo amina. Ariko Yesu ashimwe cyane. Impore rero, muhumure, mukomere, Imana ifite umugambi mwiza. Bibiliya ivuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibe ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Iri jambo rirakomeye. Imana ikubwira ngo ndakurema umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Bivuga ngo Gisele, nubwo hari bibabaje, nubwo upfa ukiri muto, ariko Imana irakubwira ngo nzibyo nibwira nzakugirira, haleluya. Iri jambo nzibyo nibwira nzakugirira, ndikundira ibintu bibiri. Icyambere nuko ari byo yibwira twe tutazi, haleluya.
icya kabiri nuko ibyo bintu nta muntu wabyica, nta muntu wabihumanya, kuko ni ibintu Imana yibwira. Ibintu Imana yibwira rero, haleluya, abantu ntibabizi, abambaye inyama n'amaraso ntabyo bazi. Burya abantu bakibagira ikintu cyo gukunda kwica ibintu, bamwe na bamwe batari twebwe badateraniye aha. Ariko ndababwije ukuri, ibintu Imana yibwira nta bahanuzi babifite, pasiteri babizi, nta bakonikoni babifite, nta bapfumu babifite, ni ibintu Imana yibwira. Ibyo yibwira rero bibitsa ahantu twe tutagera, bibitswa ahantu abajura batagera. Izabikora kuri uyu muryango. Aba bana bazakura, haleluya. Harimo imfubyi nyinshi ziri hano ariko zarakuze, haleluya. Imana iracyabasha gukora ibikomeye, iracyabasha gukora ibitangaza. Ntabwo ndi bubashe gutinda cyane kugira ngo tuze kwakira ubuhamya no kumva ku rugendo rw'umukozi w'Imana Patrick, ariko icyo numva nababwira nuko dukomere, duhumure, Imana iracyari Imana. Yesu ashimwe. Hano mu Befeso 5:16 haravuga ngo ducunguze uburyo umwete. Redeeming time, for the days are evil. Ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Haleluya. Handi haravuga ngo kuri 15 naho haravuga ngo pay a careful attention then to how you walk. Uko ugenda, mwirinde uko mugenda. Ntimugende nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abafite ubwenge. Pay careful attention then to how you walk, not as unwise but as wise. Bene data, iki gihe ni igihe cyo kugira ubwenge. Iminsi ni mibi, iminsi ni mibi, ariko uko Imana itwara abakiranutsi bayo, ikintu twagashimiye Imana nuko umuntu agiye, nuko umuntu agiye. Naho ubundi umuntu abishize mu mubiri n'amaraso, umuntu yaraba. Dawidi yaravuze ngo mba nararabye. Bene data, ubuze umwana wawe ungana kuri umugabo nkuriye, waraba. Ubuze umutware wawe umeze kuriya, waraba. Abana nk'aba ngaba bakabura umubyeyi kuri iyi myaka. Wenda hari nk'abantu bamwe bashobora kuba bameze nkanjye, wenda batagize amahirwe yo kubona nk'abapapa babo ngo babarere. Hari igihe uvuga uti umuntu utamenye nta nubwo agukomeretsa cyane, ariko umuntu wagize kumenya ukamubona ni ibintu bitoroshe. Aravuga ati mba nararabye iyo ntaza kwiringira Imana muri iyi si y'abazima. Ariko ikintu cyamushoboje kutaraba, ntabwo ari vitamine, ntabwo ari imiti yo kwa muganga. Aravuga ngo nuko nizeye Imana. Imana ishimwe. Ese hari abarokore bateraniye hano? Cyangwa uvuga amen ugeze mu rusengero rwawe gusa? Imana ishimwe cyane, haleluya. Aravuga ngo mba nararabye. Abarokore nukuri atari Imana, umuntu yaraba. Ariko Imana ishimwe ko mutarabye. Imana ishimwe ko mwabyutse. Imana ishimwe ko mwakandagiye hano. Imana yabahaye guterura ikirenge kigahagarara. Jize izaguha gukomera, izaguha kubaho, kandi n'umuryango wawe nawe izawukomeza, n'umuryango wa Patrick izawukomeza, bakuru be izabakomeza, barumuna be izabakomeza. Nimuhumure, impore muryango, impore. Ntabwo dufite amagambo twavuga, dore abantu ko barokore ko bakunda kuvuga, ariko hari ibintu bitoroshe. Umunsi jewe nigeze kubabonaho twirigwanye n'abandi bantu bari bahari. Ndibuka icyo gihe wenda nabashiye kubona Patrick umwanya munini. Yari nka dimanche imwe, ariko umwanya munini cyane, umwanya munini. Tubona umugabo wakoreye Imana, waririmbiye Imana. Twumvaga tumutezemwo umuntu ugiye gukora umurimo w'Imana mu buryo bukomeye. Kandi ibyo mwamubitsemo ntabwo byigeze bipfa ubusa. Ndakomeza ababyeyi, biravuga ngo toza umwana wawe inzira akwiye gucamo, azarinda asaza atarayivamo. Ni ukuri naho mutari, Patrick yari umukristo. Yesu ashimwe, haleluya. Nubwo apfuye, ibyari bimurimo ntabwo bipfuye. Hari abo yabihaye, hari abo yabisigiye, hari aho bizakora. Ntabwo imbuto ipfa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo akabuto muri Yohana 12 ngo gashobora kugwa hasi, kakagwa hasi abantu bose bakabibona ko kaguye hasi. Hanyuma ngo karangiza kakapfa pe, bakabibona ko gapfuye. Ngo ariko ngo iyo bimaze kumera gutyo ngo kagira imbuto nyinshi. Ninde wamenya ko nubwo Patrick ari igihombo gikomeye tugize, umuryango ugize, ariko ninde wamenya imbuto zizabasha kuvamo,
kandi tugatangarira Imana. Rero mukomere, dukomeze twizere Imana, dukomeze duhagarare. Ndumva ashaka kurangiza nsenga. Imana ibaha umugisha. Bari kumwe na Apotre Mignonne.